dutangiye hari abanegosiya, uwo nta wundi ni Tiger na Morgan, nta kindi bariho uretse ibyangombwa byamaze kuba imari. Nako murabizi neza yuko byabaye imari igihe intambara y'ubutita yavukaga muri iyi kampani ya MK. Muri rusange ibi byose bibayeho nyuma yuko MK ndetse na Tiger baganira ndetse barahuza. Icyaze uyu munsi yagerageje kuba yamenera ibanga uwo tuzi nka nyina cyangwa se Mama Diane. Nanone ariko amakuru agenda akwirakwira ndetse acaracara mu mpande zombi, hakugeza nubwo abagambanyi batangiye kuba bamenya umukino uri gukinwa hagati ya MK ndetse na Tiger. Bivuze ngo imbaraga z'umwe zigiye kuba zakwigaragaza ndetse n'ubushobozi bwa buri wese hano mu bafite imbaraga. Muri rusange abapfu baracyaza. Uwo tuzi nka Tiger uyu munsi agerageje kuba yaserera bikomeye cyane na Morgan, barimo gupfa amafaranga kubihereranye n'ubwishyu bw'ibyangombwa. Ni nyuma yuko Tiger anegosiya cyangwa se agahuza n'uwo tuzi nka MK ku biciro nta kujijimanga. MK yemera kumwishyura amafaranga yose ndetse nyuma y'ubwumvikane n'akazi agomba kugahabwa. Gusa nawe ku rundi ruhande MK ntago yorohewe na Petite mushiki we cyangwa se mwene se. Uyu munsi arimo arayishuzwa umubyeyi we cyangwa se mukase uri muri gereza uyu munsi. MK twatekerezaga ko byibuze agiye kuba yagerageza gutunganya ibintu neza bikagenda mu buryo, ariko ubu nibwo bigitangira kubera ko byose byamaze kuzambagurika. Ni nyuma yuko Kamariza wa mukobwa wiyambika amabara yose nka shitani ajya kubwira Petite ko uwo tuzi nka MK ari wafungishije mama we. Uyu munsi uwo tuzi nka MK yikoreye ibibazo bitandukanye ndetse harimo n'ibyamushiki we Petite urimo kumwanjama cyangwa se amutitiriza kuba yajya gufunguza umunyabyaha cyangwa se umuntu wagerageje kuba yamwica ndetse wamutwariye n'ubuzima bw'ababyeyi be. Uratekereza iki? Nicyo urimo urateganya muri episode utegereje mu kanya kagiye gukurikira? Muri rusange abantu benshi cyane bafite amatsiko ateye ubwoba nyuma yuko Kamariza asa naho yaravumbuwe na nyina wa Diane. Nyuma y'akagambane uyu Kamariza yararimo we na Morgan. Byose ibiganiro bagiranye yambashije kuba yabishikiriza uwo tuzi nka Morgan, kandi murabizi neza diru MK yagombaga guturitsa kwari ukwishyura ibyangombwa hanyuma kampani ikabona umudendezo cyangwa se freedom. Icyakoze ntago twizera tudashidikanya ko ibi bintu bigiye kumenerwamo amaraso y'abantu benshi cyane. Ukibaza ngo niba Mama Diane ari umunyamakenga kubera iki byibuze arimo kugerageza kwizera Kamariza, nyamara iyaza kuba azi neza ibigiye kuba kuri MK cyangwa se ibiri bube hagati ye na MK ndetse na Morgan, ntabwo ubwe ashobora no kuba yabisobanura bitewe nuko asa naho ari umwana ukirererwa mu ngobyi. Mu by'ukuri sinema irimo gukinwa ntabwo ayizi. MK yarari mukuri, guhisha ukuri kwe byari ngombwa kubera ko niyagerageza kubivuga mbere y'igihe nkuko ajya bigaruka kenshi aba yarapfuye. Muri rusange twebwe tujya gutegereza episode ikurikira kugira ngo twizere tudashidikanya ko byibuze ibingi batari inzozi cyangwa se amayerekwa, ahubwo tugiye kubona intambara y'ubutitiri hagati y'abantu batandukanye bashaka umuzigo. Nuvuga ngo icyangombwa cyabaye icyangombwa, MK, Morgan, Tiger, ubu ni boro. Ninde uri buze gutsinda? Reka dutegereze turebe.